Ndabasuhuje nizeye ko mumeze neza aho muri mwese weekend yanyu yagenze neza kandi Nyagasani yababanye. Reka nongere mbashimire abo turi kumwe live chat n'abandi ndetse batari muri live chat ariko turi kumwe live kuri computer zanyu. Ikaze muri ikiganiro kuri East African Daily. Ni Jean Paul turashimye ku itariki 21 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023. Reka rero mbashimire bwa kabiri cyangwa se nongere mbashimire ko mwaje kwifatanya nanjye cyangwa se turi kumwe muri iki kiganiro. Mva titre inkuru nyamukuru y'ikiganiro ubwayo irababwira ikiganiro muri rusange. Ntabwo ndi bujye muri byinshi, ndagira ngo mbanze yenda mafoto yo maze gukora, nakoze ikintu cya updates ku buryo nongereyemo amafoto. Bamwe mu bakanze abari bakoze babonye notification mbere, amafoto ahari aratandukanye nayo nari nashyizeho mbere ariko yose ajyanye n'inkuru imwe. Impamvu nahisemo gukora kuri iyi nkuru gusa ni ukubera ifoto imwe muri izi ngizi yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane, ndetse iyi foto yaturutse ntabwo turamenya aho yaturutse mbere ya byose, kubera yuko abantu batangiye kuyisharinga, batangiye kuyihanahana, abantu batangiye kumwe baravuga bati se iyi ni Photoshop cyangwa se iyi foto ni authentique. Nabonye na Philippe Renchent avuga ati ese iyi foto koko yaba ari authentique. Abantu benshi bariho bibaza niba koko ari authentique. Impamvu nta yindi ni ukubera ubwo ifoto ariko ni ya ambassadeur wa Eugene Gasana, wari ambassadeur wa bwa nyuma haheruka gukora akazi k'ubu ambassadeur yari muri ONU, yicaranye na perezida wa Congo Felix Tshisekedi. Iyo foto irabagaragaza ahantu hasanzwe hagaragara cyangwa se perezida Tshisekedi agaragara, donc byinsinuatinga ko iyi foto ari Kinshasa. Buri muntu wese ashobora kubibona akavuga ati aha ngaha ni Kinshasa, kubera ko hari ahantu mushobora kuba wenda mwarabonye n'andi mafoto perezida Tshisekedi yahifotoreje n'abantu batandukanye. Iyi foto rero guteza ikibazo, bya mbere murabizi ko Kagame iyo mwanganye aravuga ati umwanzi wanjye agomba kuba isolated, agomba kuba isolé. Ntabwo byantangaza kubona Kigali ifite wasiwasi y'iriya foto. Cyambere cyo si ukubera gusa ko ari ukuvuga ngo ni umwanzi wanjye ku ruhande rwa ambasaderi Gasana, ahubwo noneho abanzi banjye babiri ubwo ndavuga perezida Tshisekedi ndetse na Gasana Eugene bakaba bari kumwe. Vandimwe, ntabwo nkeneye kujya kwerekana importance cyangwa se uburemere bw'iriya foto, kubona abo bantu babiri bicaranye, uburyo Kagame ashobora kubihevinga cyangwa se uko ayibonye byamugendekeye. Ibi ndacyabikurikirana ariko amakuru mfite ntaraverifia aremeza ko mu by'ukuri no kuyitanga ubwabyo byabaye ikibazo, cyangwa se bya bindi bajya baca umugani ngo intuma ntiyicwa, ariko iyo uyu munsi ishobora kuba yari yishwe. Iyi foto rero yakomeje kugaragara ni Kigali barayifite, ariko ikaba irimo izana insécurité muri camp ya Kigali cyangwa se ya Kagame. Byinshi ndaza kubigarukaho. Iyo ambasaderi Gasana murabizi ko amaze igihe kinini, abantu benshi ntabwo bigeze bamukurikira cyangwa se bamwumva mu bintu bya politike, cyane cyane ya opposition, ndetse igihe kimwe twigeze kumwumva, hari igihe n'ubundi yakoze akandi gashya nk'aka ngaka, tumva ngo yari kumwe na perezida Museveni, ndetse nta nubwo ari no kubyumva gusa, perezida Museveni watwinformiye, ndabigarukaho mu kanya.
abibwira Kagame ati nabonanye na Gasana. Ibyo mwirwe mbibutsa ko byafungishije imipaka, habaye ibibazo bikomeye cyane hagati y'u Rwanda na Uganda. Kuri Congo simvuga ngo yenda imipaka irongera ifungwe kubera ko the worst, ikibi cyane cyarabaye. Donc intambara n'ibindi, sinzi ikindi kibi gishobora kwiyongera nyuma y'ibingibi. Icyo gusa nshobora kubakonfirmiraho nuko jewe Jean Paul by'umwihariko information ziva i Kigali harimo parapara, harimo ikintu nakwita panic attack nyuma y'ifoto. Ibyo ngibyo it's given, ni ibintu mbese namwe kandi murabizi ko murabibona kandi murabikeka kandi murabizi. Ngiye kujya gake cyane kuko nagiye ifoto ntabwo nayibonye uyu munsi. Ndashaka kujya muri, ntabwo ndi bujye muri detail nyinshi cyane, ariko nzabigarukaho kuko icyatangiye i Kigali ntabwo kiri burangire uno munsi. Munyemerera ariko mbere y'uko ngaruka kuri iyi foto, hari indi foto nashyizeho aha ngaha, nari nayiretse ku bushake. Iyo nari nyifiteho kopi kuko nanjye nyigaragaramo, ariko naje kwishyiraho mu kanya nkora editing kugira ngo nyivuge, kubera ko for some reason nayo yatangiye kujya kuri social media. Iyi foto nayo ikaba igaragaraho Ambasaderi Gasana, nubwo muyo nashyizeho itagaragara, ariko kubera ko namushyizeho ari nako ku yandi mafoto ari ku ruhande agaragara kenshi, iwe ntabwo inyuma kuri iyi ngiyi ntabwo agaragara. Hari izindi agaragara ariko kubera ko bombora ahangaha hari izindi nabonye atagaragaramo, bituma rero nshyiraho iyo at least iyo nawe agaragaraho kugira ngo yenda ntange accurate representation y'iyi foto cyangwa se iyi event. Iyi ntabwo ndi buyivugeho iyi event cyangwa se iyi gahunda cyangwa se iyi foto, ntabwo ngewe mfite autorisation yo kuyivugaho. Hari umuntu ushobora kuzaza, nizere ko yenda ari vuba, akazabivugaho bifitiye uburenganzira. Nta burenganzira mfite wo kuvuga kuri iyi foto yindi, iyo ya benshi nanjye ngaragaramo, ariko hari umuntu uzaza akayituganirizaho, niko mbyizera, kandi bikazaba bitari kera cyane, bitari na kera. Tuzamutumira ahangaha kuri East African Daily, tuzamutumira yenda azagaragara n'ahandi muzaba mwumvise, ariko niwe ufite uburenganzira kuba kuri iyo foto, ntabwo ari jyewe, kandi niyo mpamvu ntari butinde kuri iyi evenema. Gusa ikintu ushobora konfirma nuko harimo Ambasaderi Gasana, kandi nayo iyi foto for some reason nayo iriho iracicikana kuri social media. Sinzi coincidence yayo rero, niba navuga ngo coincidence yenda ni iyihe kuba iriya foto yindi yasohotse n'iyi ngiyi igasohoka. Iyi event yo ntabwo ari iya kera, iyi ni event yabaye muri weekend, so ntabwo nzi coincidence yayo, sinabisobanura. Yenda tuzagerageza kubaza n'uwo muntu uri designated cyangwa ufite autorisation yo kuvuga kuri iyi event, turebe niba yenda we yaba afite amakuru twebwe twaba tudafite, nubwo gusa bigaragara ko bishobora kuba ari coincidence cyangwa se atari na coincidence. Uko byaba bimeze kose, iyi gahunda yarabaye, abo mubona aho ngaho barahuye. Hari abagiye bandika bati ishyaka rishya, ntabwo ari ishyaka rishya. Harimo abantu bamwe bahoze n'aha n'abandi bagaza bongeye guhura. Yes, icyo twebwe twaknoreginga gusa no kuba ko turabizi neza ko dufite igihugu kimwe, ariko ubundi ibibazo bya politike byo birahari, policies z'abantu ba politike z'abantu zitandukanye, ibyo ngibyo birahari, ariko ibyo ntabwo ari ukuvuga rwose. Ndagira ngo mbwire abantu bariho babikoraho commentaire ko ntabwo ari ishyaka, ahubwo ni gahunda yaduhuje. Ubwo wenda nyira ubwite naza kuzafata akanya igihe gikunze akaza kubitubwira, cyangwa se igihe nyacyo kigeze akaza kubitubwira, kandi ndabasezeranira ko icyo gihe kigeze aha kuri East African Daily muzabimenya nta gushidikanya. Muzabona amakuru atandukanye cyangwa se menshi ajyanye n'iyo gahunda. Hanyuma rero reka ngaruke kuri iyi dosiye
y'uyu munsi ya Ambasaderi Eugene Gasana, mwabonye ifoto ye ari kumwe na Perezida Tshisekedi. Eske iyi foto jewe Jean Paul nakonfirma ko iri authentique? Jewe ndabona ko iri authentique, sans doute authentique. Kigali muri reaction zayo haje ibyo nababwiye kare, ikintu kimeze nka panic attack. Ndabizi neza kuko amakuru yagiye acicikana hirya no hino, ubona ko nabo bari bataye umutwe. Ubundi Kigali ibi bintu ntabwo nabimenyereye, uzabirebe muri pratique zabo ntabwo bashaka ngo babone ikintu badafiteho control. Nko kubona ikintu nk'iki ngiki bakibona badafite control, atari bo bakidriving, atari bo abantu bagipushinga cyangwa se bagisunitse, ntabwo iyo atari bo bagisunitse, ubundi reaction zabo buri gihe zirasa. Habamo ikintu kimeze nka panique, ukabona habayemo insecurity. Nabo ntabwo bazi guhandling ikintu cya crisis, kubera ko ibyinshi nibo baba babikoze. Ibi byo kuba ko batazi guhandling crisis murabizi, bimaze kugaragara cyane, abantu benshi bamaze kubibona. Ngaruka kuri iki kintu cya enemy wanjye cyangwa se umwanzi wanjye, nko kubona Gasana ari kumwe na Tshisekedi bicaye. By the way, kwicarana ni ikintu kimwe, ku buryo bicaranye ni ikindi. Message iri hariya ntabwo yarukira kubera ko ngo bahuye. Ushobora guhura n'umuntu mugashaking hands, that's it, ukabona ko burahuye. Yes, niko byari bimeze, ariko mufate na body language iri muri ya foto. Ntabwo ndi umu analyst w'amafoto, ariko ntabwo iyi ngiyi ikeneye n'abanalist. Ushobora gufata example, ugafata urugero, ugafata Kagame ari kumwe na Tshisekedi, ukamufata ari kumwe n'abandi bantu, ukareba abantu yisanzura, ukareba cyangwa se ugafata na President Tshisekedi ubwe n'abantu bari kumwe, aho baramukanya, ubona ari protocol isanzwe, ubona ari protocol nyine ko president agomba ari protocol ko bagomba guhura, cyangwa se ari uko ari protocol gusa abantu bagomba kuba bari kumwe, cyangwa se ari ukubera ko ari event abantu bahuriyemo bakaba bari bagomba gufata ama selfies cyangwa foto kubera protocol ya president. Ibi ntabwo ariko bimeze. Urabona abantu tukabara relaxinze, President Tshisekedi arasmile, ari haraseka, aramwenyura, ubona ko ari à l'aise. Ikintu ubundi wakwibaza ko biba bitandukanye kubera ubundi ari nk'umuntu utari Tshisekedi, umuntu uri cool, yagombye kuba yishisha, abyishije, ariko yenda hari ahandi hantu bashobora kuba baziranye, who knows. Urabona ko iri rencontre quand même ari abantu bari à l'aise. Biro nibyo navugaga, nti hari ibintu bibiri. Hari uguhura gusa ubwabyo, bagamafoto akareba kavuga ati oh, Ambassadeur Gasana yahuye na President Tshisekedi. Noneho genda abantu bagakora kavuga ati nibiki byabajyanye n'iki, ariko noneho reba iyo ukavuga uti noneho bahuye, reba uko bameze, reba uko bimeze, reba uko basa, reba analyze nawe ukora isesengura ryari igira foto. Niba utabikoze wongere subira inyuma urebe, wahita umenya impamvu Kigali yagira iriya panique byanze bikunze. So guhura rero ubwabyo ntabwo ari inkuru ubwabyo, ariko n'uburyo bigaragara, uburyo bahuye ubwabyo nabwo nayo ni iyindi nkuru. Iyi rero ibi byabaye uyu munsi, ndagira ngo ngaruke nyuma gatoya, mwibuke mu mateka. Ntabwo nibuka umwaka, sinkeneye kubibutsa umwaka, murawuzi, ubwo Gasana n'ubundi yagiye kubonana na President Museveni. Ibintu ntabwo abantu bari babizi, benshi ntabwo twatubizi, babibwiwe. Breaking news yaturutse kwa President Museveni. yohereje icyandiko cy'amaraso, ariko ntacyita, yohereza icyandiko lettre, ayohereza abanza hari n'intumwa yihariye.
niba ari igihe bari mu mushyikirano nako muri mu mwiherero, ariko iyo rwandiko ukuntu rwagiye i Kigali rwari rufite umuntu wihariye warujyanye. Mugerageze kwibuka gatoya, mwibuke gato cyane urwandiko, content y'urwo rwandiko. Njyewe mba nabisetse byarangiye, ariko mwibuke gato content y'urwo rwandiko n'ibintu byari birimo. Urwandiko rwaravugaga ngo nahuye n'umuntu witwa Gasana, nuko icyo gihe ari kumwe na Charlotte Mukankusi, ariko aravuga ati nahuye n'umuntu witwa Gasana, ariko sinari nzi ko mpuye na Gasana. Donc Perezida Museveni yigira yuko yahuye n'abantu atazi. Perezida w'igihugu guhura na Perezida Museveni ntabwo mwahuriye mu murima yagiye guhinga cyangwa kuragira inka nka kuriya zikunda. Hari etape zitandukanye zugomba gucamo kugira ngo uhure na perezida. Protocol, umutekano, security, identite y'abo bantu bagomba kuba bari identifiye, background zabo. Nta muntu ujya kubona na perezida ngo coincidence ngo paf ngo turawe, keretse nka babandi nyine yagiye muri campagne gora n'abantu selfie. Ntabwo ariko byagenze. Umugabo yagiye muri presidence, muri state house ahari, abonana n'umukuru w'igihugu, protocole yose yayiciyemo. Museveni yandika icyandiko, ndakizi icyandiko kuko nacyo muzi uburyo cyateje ibibazo muri Kigali. Niba mubyibuka imipaka ntabwo habuze gatoya imipaka igafunga, hana ko habuze iminsi ngo imipaka ifunga. Mvuze ko biri mu bintu byahungabanyije iziriya relation hagati ya Kampala na Kigali, ntabwo nabambeshye. Kagame atangira kuzana ibintu byo kuvuga imipaka ibi n'ibi, ndabizi ko mushaka meat, mushaka igufa ry'iyi, ariko biratandukanye. Mu Cyongereza avuga meat, ariko mu Kinyarwanda bavuga igufa ry'ibi bintu. Ndaza kurigaruka mu kanya. So ariko background ni nziza kugira ngo mumenye background y'ibi. Kagame baramubwira bati urwandiko bararusoma, narwo we kuri we yarazi ubwenge aho ngaho, aravuga ati singiye kurusohora kuko ni embarrassing, ariko Uganda irarusohora tuza kumenya n'ibyari bikubiye muri uru rwandiko, yuko umuntu yahuye nawe atarazi uwo ari we, yari Gasana, ngo yarazi ko ari Gasana biganye cyangwa bize ku kigo kimwe cya Ntare. Biriya bintu ni excuse nyine yoroshye kuvuga ati niho namenye abanyarwanda, ariko murabizi ko atari byo. Ndetse jewe umuntu ubifite amakuru yarambwiye ati hariya Museveni arabeshya ati kuko Gasana avuga aho biganye Ntare yarapfuye, ati ahubwo ashobora kuba yaranamutwereye, yaramuhaye amafaranga yo kumufasha gufasha gushyingura kwe cyangwa se gusapotinga umuryango, niba ahubwo ngo ataranamushyinguye. Ati ntabwo ari byo, arabizi ko atari we bahuye aramuzi. Icyo ngicyo kiva mu nzira, ariko umutekano murabizi ko bitagenze neza, kugeza igihe uncle na nephew baje gusa naho batsura uwo mutekano nako uwo mubano. Hanyuma mbese ndavuga ko atari ubwa mbere donc Eugene Gasana ahuye n'abaperezida bo mu karere. Kandi mu by'ukuri sinzi n'impamvu Kagame afite asa nk'aho atungurwa. Barabizi ko babanye igihe kinini, ni uretse no kuba yari ambasaderi muri ONU, yari na vice minisitiri w'ububanyi n'amahanga ushinzwe cooperation, niba nibaza ariko sinshaka kubivuga uko bitari, ariko numva ariko byari bimeze. Hanyuma rero urwo rwandiko rwa Museveni turushyire ku ruhande. So hari rero reaction amakuru mfite ntaragenzura neza, ariko ndibuze kuyagenzura ku buryo byaba ngombwa ko nayagarukaho n'ejo. Nuko Kigali muri iyo panike bakoze, bahise bajya no muri famiye kujya kubatera hejuru. Tekereza donc reaction kubona leta yahungabanye ubwayo. Niba bavuga guhahamuka, sindabona leta yahamutse nyakana. Gasana agaragaye ku ifoto, nta kintu yavuze, by the way, reka nibyo kuvuga ahubwo jewe mbigarukiye.
nk'ubu nako Kagame ibintu arimo gukora, njya nibaza niba harimo na strategy, niba koko uretse ko atagirwa inama adafite umugira inama. Mutekereje igihe Gasana yabanye na Kagame, mugatekereza uburyo bakoranaga hafi na hafi, yari umuntu umwegereye cyane ku bintu birenze n'akazi, ahubwo n'ibintu biri personnel. Nk'ubu iyi danger Kagame aba yikururira, tuvuge Gasana adesize akavuga ati jewe noneho ngiye kuvuga Kagame, yenda mvuga akantu kamwe da, reka mpere ku kantu kamwe gusa, ne kuvuga twinshi, kamvuge reka mvuge gato cyane, nzagenda mvunguraho gake gake. Buriya Kagame yagira amahoro, yazajya adiringa n'ibintu bya Gasana nibura rimwe mu cyumweru, akaba arizo dosiye yenda y'abadiringa nazo. Niyo mpamvu buriya kutagira umujyanama birakatsindwa n'Imana. Kubona uvuga uti mugende mutere hejuru, bashobora kuba bamwe, simpamya ko ibyo bintu wambwira ngo babikora batahawe uburenganzira na Kagame, kubera ko ndabigarukaho kuri relation umubano cyangwa se amasano ahari, ku buryo nta kumva ukuntu undi muntu yavuga ngo gende namuhoranye, ndagiye gusa ndiyongoje ngiye kwa nyina wa Gasana mu bavandimwe ngiye kumutera. Ntabwo bishoboka. Kagame agomba kubisankishona. Niya panique na Kagame agira akavuga ati what do I do, ndakora iki? Mu ababyeyi be baracyatuye ahandi, mugende murebe ko bacyatuye, murebe niba batarahunze, bakagenda bakirukanka nabo bati mushobora kuba ubwo yagaragaye mu baheruka ryari, bishobora kuba bahunze, kuki atarasanzwe agaragara. Panique ihari, ndakubwiza ukuri, gihe ndayifite, nakubwira ni biteye ubwo, biteye isoni kubona igihugu, umuntu witwa ko ayoboye igihugu apanika kuri uriya rwego, navuga n'inzego zigapanika kuri uriya rwego. Bagiye guterwa hejuru, ntabwo ari ubwa mbere ubwo bavuze ngo yahunze ntari bugaruke, nabyo barabikoze, barabafungiranye, banze barabajyanye no muri gereza, bakaba incommunicado igihe runaka. Izi reaction yagiye yakorana mbere nazo n'uyu munsi zimwe zirakomeza mu manza, murabizi. Ariko nkuko nabivuze kuri commentaire ku bijyanye n'amasano, ndabizi ko mwarabyumvise henshi yuko Ange Kagame afitanye donc amasano ubungubu afitanye, ushatse wabyita ko afitanye amasano na Eugene Gasana. Gute? Ntabwo ari amasano y'amaraso hagati yabo, ariko ukuntu bimeze, uriya musore witwa Bertrand Vuningoma warongoye cyangwa washatse kwa Kagame, washatse Ange, nyina uko mbyumva, nshobora kubicurika ariko ni muri iyo sansi, nyina wa Vuningoma na nyina wa Ambassador Gasana bafite sekurume, I think bafite sekurume. Donc urumva ko kandi bafite, donc batari ibintu byakure. Ndagira gusa ngo ntajya muri detail nyinshi, ariko mvuga ko sekurumwe ababyeyi base bavukana, abagabo donc babyara bavukana ndimo. So iyo uvuga ngo ngiye gutera hejuru yenda kuri immediate family yo kwa Eugene Gasana, urashaka ko ari cyo kintu cyakinshobera. Bari abantu n'abasazi, kandi tekereza, umugabo arasara n'umugore agasara. Ndavuga Kagame agasara na Jeannette agasara. Impamvu uvuga ko bombi basara nuko Jeannette yenda reka twirengagize ko yajya akavuga ati relation kera abana banjye bari bita Eugene uncle n'ibindi nk'ibyo, yenda byirengagize for a second, ntabyiteho. Ariko murebe nkayo yashatse iwabo, n'uvuga ngo yaramukurikiranye ye byanze bikunze. Reka ndetse twirengagize kuri ubu, ndabyirengagije, reka ne kugira ikintu bivugaho bijyanye n'ibyo uriya mwana bavuga, byaba ari ukuri byaba atari ukuri, reka tubyirengagize for a moment. Uriya mwana noneho turebe iriya famiye iziriya zo kwa za ba Eugene, niba amene zo kwa Bertrand,
nyina na nyina wa Gasana bafitanye ayo masano ya hafi nk'uko nguko. Wowe uwo nyina wa Bertrand ari we nyirakuru wa Ange Kagame akajya kumva ngo bateruye bagiye gutera uriya mukecuru hejuru. By the way, mumubwire namwe mutekereze niba Bertrand ubwo cyo gihe we yumva urwo rugo rwe rutekanye. Niyo mubwira ko igihugu kiraninze kiyobowe n'umusazi, that's a problem. Noneho mubwire uburyo Bertrand bimenya akavuga ati bagiye kubatera hejuru, umukecuru ufite imyaka simbizi ibyo byose urebye Gasana uko angana, ya mukecuru ntabwo ari munsi ya 70. Warangiza ukavuga ngo ugiye kumutera hejuru. Uwo mukecuru ndabizi neza ko ashobora kuba politiki atayikurikiye. Ntacyo bimubwiye byo kuvuga ngo Kagame ni perezida cyangwa se binakimubwiye, ariko c'est possible. Akavuga ati mukuru kuri Kagame wenda bizi ko yes, ashobora kuba yenda ahubwo ari yenda avuga ati my president. Birashoboka. Ariko noneho bishobora kuba ntacyo bivuze yenda kuri we, yenda na Gasana adashobora no kumubwira ati ngiye Kinshasa. C'est possible, kandi ndagenda ndizera ntashidikanya ko adashobora kwibeshya. Kubera icya mbere cyo ntabwo yamenye niba telefone yaba intercepted kuri meeting nka ziriya, zikaba byashobora kuzana n'ikibazo cy'umutekano we muri urwo rugendo. Ntabwo yamubwira. Uretse n'ibyo, nta mpamvu yo kwinforma umukecuru kubera ko ntacyo bimaze, ntacyo bimariye, ntacyo bimariye umukecuru. Nta nicyo ntabwo wavuga ngo urambwira ko ngo umuntu yajya kugira inama, yajya kugisha inama ari umukecuru. Ibyo ntabwo nakwirwa mbi stressinga bihagije. I'm sure ko biriya bintu practically biri impossible. Ni practically impossible, ntabwo wabikora. None uwo niwe muntu wa mbere mugiye gutera hejuru. Ntibashobora kumuhamagara cyangwa bahamagare kwa Tshisekedi cyangwa se ambasade y'abara bakiyifite bamubwira ati what happened, byagenze bite? Ariko tekereza ayo masano, kuko iyo ufitanye amasano nkayo ntabwo agarukira aho ngaho gusa. Hari abandi bavandimwe bari hafi aho, hari ibyo bita mu Cyongereza extended family. Ni ukuvuga ngo abo nabo nkubwiye ba hafi, reba abandi babongere. Mwarangiza rero FPR ikavuga ngo ngo abantu ngo barayanga ngo mobilization. None se ninde ukorera wiyangiririza kuruta abandi? Kuko abo bose ubuhisi ubagira abanzi nabo badafite aho bahuriye n'icyo kibazo. Igihe kibazo cya FPR nicyo kintu barizo akabira ngo byagenze gute. Of course niyo mpamvu, kuko ni mwege mugenda mudemobiliza n'abantu yenda bakabaye ari n'abayoboke bayo. Ariko ibyo ngibyo reka ne kubigisha, kuko ibyo bise shaka kubaha iyindi mpamvu ko n'ubundi mwabikoze kwa cyane. Ntabwo burya ibyo mutazi, ibyo mutakoze nuko mutabizi. Ndagaruka gatoya kuri Ange Kagame. Information ziri hanze aha ngaha zizwi neza cyane, ndetse ndagaruka kuri discours ya Kagame ya Jeannette Kagame ubwo yuzaga imyaka 50. Ndagira gusa mbamenyeshe ko iyo discours nayibuze, ariko narayumvise. Hari wari wanyemereye kuyishaka kuyimpa, ariko ntabwo yayimpaye. Nyabuna uramutse uyifite cyangwa warayumvise ukabuze hari ahantu ushobora kuyibona, ndayikeneye cyane. Jeannette ubwo yuzaga imyaka 50 yubire yavuze discours. Avuga discours y'ukuntu nyina wa Eugene Gasana ari nka mama we, ari nyina. Ndagaruka kuri Kagame kuri discours. Donc Jeannette yarabyivugiye, avuga discours, atanga discours yari afite passion. Abantu baravuga ati yo mbega umubyeyi mwiza cyane. Avuga ati yambereye umubyeyi, ni wari mama. Umukobwa wanjye Ange avuka bwa mbere, namenya umwana avuka bwa mbere obviously avuka, niwe muntu, niwe mubyeyi wa mbere wamufashe, niwe mubyeyi wa mbere wamushyize ku gituza cye.
akivuka Nyiramongi ari aho ngaho, nibyo bita kukiriri cyangwa akiri mu bitaro cyangwa se nyine ya delivery yabyaye umwana. No kuvuga ngo bwa mbere ya wa nyina wa Kagame ariwe nyirakuru Asteria, nyirakuru wa Ange, mbere ya nyina wa Jeannette, umubyeyi wa mbere wafashe Ange ni Eugene Gasana. Murebe ukuntu bari abantu bacanganyikiwe, bavangiwe. Nibyo ni discours Jeannette yivugiye ubwe. Ibyo bintu bihinduka mu munota umwe kubera iki? Bihinduka gute ako kanya noneho wa muntu agahita ahinduka, ubwo bivuze imyaka 50, donc yubiri. Ntabwo ari kera, ntabwo ruvuga ngo ni byabaye kwezi kumwe nyuma amaze kuvuka, no, ni mbere. So none uyu munsi Gasana aravuze ati nkije amagara yanjye nari mpfuye, reka nigumire i Burayi. None nako muri Amerika bati no, wa mukecuru twavuze ibigwi, twavuze ko ari Imana y'u Rwanda, twavuze ko yambereye umubyeyi, nta kindi kintu na kimwe akoze gituma adahinduka umubyeyi, ni ahubwo umwana we batanavuganye yenda bituma adahinduka umubyeyi. Ngendagira ngo aba bantu ntabwo mugira mwebwe turi kumwe, aba bantu bacuti banjye bo muri live chat, ntabwo ari mwebwe mbwira, kuko mwebwe murabyumva. Ngenda bwira abantu bitwa bakazura, bana muhoranya bo, badani, bakabarebe bandi, bo bumva umutekano wabo nuwuhe? You tell me, umutekano wawe nuwuhe? Iyo ureba ukavuga uti reka ndebe, ese bari abana babatijwe nande muri batisimu? Ese bababyeyi bo muri batisimu bari he? Ese Ange kubona ko ubukwe uwo Gasana adashobora kugaragara muri ubukwe, uwo mwana uwo muntu wamureze wamufashe nako ku gatuza bwa mbere mu kundaye akamushyira bwa mbere kundaye, akaba adashobora kuza muri ubukwe, jewe ndi safe koko? Ya, ariko kubera bya bindi navuze mu kiganiro cy'ejo bundi, ntabwo by the way cya kiganiro nakoze ntabwo ari ukuvuga ngo ni list, ntabwo ari exhaustive. Kimasa cy'amapezidani gapfizi niba navuze simbiza, ariko ndashaka kuvuga ko abo bantu bareba uruhare rwabo mu kugira ngo batume Kagame akomeza gukora the same thing gihe cyose. Ni iyihe mpamvu? Ni ukubera ko ni nk'aho ari endorsement ku bintu byo akora. Vuga ati ngutumye guhemukira umukecuru ufite imyaka 70 n'ingahe cyangwa se 80 cyangwa se please, ukagenda uvuga uti yes sir. Nta kuvuga ngo itegeko ryapfuye ni irihe, uyu mukecuru yishe itegeko, eske tujya ku ntabwo uvuze uti biriya ni ibintu yapanze n'umwana we n'ibindi bintu birwaje, biri so ridiculous. Biri ridiculous cyane cyane, ariko not kuri Kagame, ko Kagame arazi ko ari umusazi. Biri ridiculous even more kuri bantu nk'abariya bitwa ko bafite ingabo za zindi barata zakoze ibishoboka byose, bakaba bazishima muri Central Africa, zarinze umutekano w'abanya Central Africa, w'abanya Cabo Delgado, njya pabona basekura ubugari n'abantu bo muri Cabo Delgado, ariko abanyarwanda batari n'abanyarwanda basanzwe b'urubyiruko, abanyarwanda bari vulnerable nk'abakecuru babandi batabya byo gusenya amazu, badafite aho baba, batagira gute. Hari uwambwiye ngo sinzongeye kuvuga ishuri, ngo umuntu araba atarafite umusaya, hashyira umusaya ngo uvuge ngo kujya ku ishuri. Ariko ntibitandukana. Niba ushaka gusenyera umuntu ufite imyaka 50, ni gute udashobora gutekereza ukavuga uti ariko uyu muntu ufite abana 3, u Rwanda rw'ejo ruzaba rumeze rute? Niyo mpamvu mbigarukaho kenshi, avenir y'u Rwanda ni iyihe? Of course Kagame ntabwo ibyo bitekereza. So ngaho rero vulnerable nk'abo bana, nk'abo bakecuru basenyerwa nk'umukecuru wa Gasana kubera ifoto. Ubu se iyi ni ifoto imwe gusa, imwe yafunze imipaka, indi abakecuru nabo barafunze n'icyo gihe, n'ibi ngibi bakaba bameze uko. Ese n'izindi niziza ko zishoboka, ni ko bishoboka ko yenda yari intangiriro, ko ibikomeye bishobora kuba yenda biri mu nzira. Bizagenda gute? Muri make ibi bintu
byo kujya gutera abavandimwe jya bibaza nkavuga nise baba babanje kudetermina bati bavuganye yamutumye cyangwa ibi n'ibi, ariko mutekereze umuntu wabaye akakurera umwana akamuhanagura akamutunganya bwa mbere na nyoko wowe Kagame atarigera atarabona uwo mwana, uwo muntu ako kanya ukavuga uti no yagiye kureba umwanzi wanjye bifotoranyije kandi nawe yenda kandi yenda nawe nawe yarabikoze kubera ko azi ko ntiyagarukiye Kigali yenda kubera ko azi ko ushobora kumuhitana. So none dosiye zihari obviously ntabwo nkeneye kubihondahonda kubipoundinga cyane kugira ngo mwumve ko Gasana ashobora kuba afite amadosiye aremereye cyane kuri Kagame, ashobora kuba azi amadosiye menshi cyane, ushobora guhera kuri umutekano, kuri buzima, kuri diplomasi, nta gushidikanya ko bamukoraga diplomasi. Ibyo bintu byose Kagame abavuga atyo yite donc ashaka kwerekana ko ashaka kujya muri donc genda ashaka kumva icyo baba bashaka kugeraho cyangwa se strategy zabo nizi. Kababwira Kagame n'umusazi ariko na FPR nayo yarasaze. Ndibuka ndumva information narayibonye igihe mwagiye mukurikirana ibintu bya civil suits lawsuits zageze ziza zifladinga muri New York. Kambanda Dr. Kambanda ndumva ari we lawyer represent ukora represent Pastor Gasana kuri izi case. Izo civil lawsuits zifladinga muri New York banzi ya criminal barananiwe ko nta chance bari bafite yo kuyiprove kuko umushinjacyaha byonyine kugira ngo yemere case iri criminal agomba kubanza gukora determination ko azashobora guprovinga case beyond reasonable doubt. Noneho uretse n'ibyo Kambara ndumva yarabisobanuye hari na threshold ya mbere bagomba no kugira ngo ba meeting nayo ubwayo yaraferenze. Ibyo ntago mbijyamo, Dr. Kambanda aramutse afite ashatse kubigarukaho yazabigarukaho, twazamusaba afite umwanya akazabikora. Ariko izo civil lawsuits zaje ari nk'ibintu byo kugira ngo bakomite. Urabona ni ya panique navuga Kagame yagize agira panique papa aravuga ati what do I do. Noneho hari na case of course ya immigration kubera ko ambassador yarahunze agomba gushaka protection yuko aramutse agiye mu gihugu yakomotsemo bishoboka ko bamwice cyangwa se ubuzima bwe wandanje atabona na fair trial. Muri iyi case ya migration ko ari ibintu byinshi tutigeze tugaruka, ariko nyine of course bizajya biza ubungubu uko bigaragara nuko bigeze kushaka umuloya wa ambassador Gasana ngo bice dossier. Dumva atari banga ndamutse atari we, ariko umukandidate cyangwa se umuntu batumye messenger yari Patrick Aruretwe icyo gihe yari PPS muri president wa Kagame, donc private principal secretary cyangwa principal private secretary. So baza kuza gukora ibintu biri illegal binyujijwe n'amategeko, kuko deja ibyo ubwabyo bihita ahubwo byongera case ya asylum. Ariko bariya abaturage buriya kubabwira ngo itegeko, kubabwira ngo ibindi bihugu, nibaza eske ntabwo bajya bareba na televiziyo babone ko na Trump ajya mu rukiko? Ntabwo babona televiziyo bavuge bati ejo bundi Trump bamuciye miliyoni 5 yaratsinzwe urubanza, ni president w'igihugu, yabaye president w'igihugu. Ibyo ntabwo babireba. Acirwa urubanza nande? Abaturage, jury, baturage bahisemo bumvikanyweho n'impande zombi, uburanira uregwa n'uburanira urega, kuko iriya yari civil suits ntabwo yari criminal. Bagatoranya jury bakicara bakumva urubanza
barangiza akavuga ati icyaha nako ati ntabwo nabwo icyaha kiramuhama ko atari criminel, akavuga ati genda warabikoze. Of course uburyo ibimenyetso bitangwa muri civil suits ntabwo ari kimwe n'ibyo muri criminal, birenzeho gato. Nako ibya criminal byo ni byinshi cyane, ibya civil suits byo ni balance tip of scale, ni byinshi kuruta bike. Noneho ibyo baza muri immigration byo biravanga. Of course yari afite umuroya mwiza, banavuga ko ari nawe wanaburaniye umuroya we, banza ari wari ufite uriya muroya waburaniye umugore wa Trump, wamushakiye ibyo wakoze case yari umugore wa Donald Trump. Ni umuntu uzi donc uri ufite experience mu bintu bya immigration. Ariko reba abantu badatinya kuza ku butaka bwa Amerika ngo bagiye kureba umuroya w'umuntu, nta consent y'uwo muntu, ntabwo uwo nyiri ubwite atabyebemereye, ubundi aha ntabwo bikora, ntibishoboka. Ugomba kuba watumwe na Gasana, kandi nawe yavuze ati yes notorije uwo muntu kugira ngo mujye muvugana. Ariko baragiye ngo twamenye umuroya we, reka tumubwire. Sinzi iyo jewe ntabwo nakubeshya ngo bashaka gukora iki cyo bagiragaho, ntabwo nzi icyo banamubwiraga. Ibyo baravuga bati niba aretiye case ya immigration akareka gukomeza kuburana yuko ahunze, izi manza za civil lawsuits tuzazimuhanaguraho. Izi manza zo kuvuga ngo yafashe ku ngufu, zo kuvuga ngo yagize gute, byose tuzazikuraho. Mufate amasegonda make mutekereze kuri icyo kintu, mufate amasegonda make cyane mutekereze kuri iyo statement. Leta ivanaho icyaha cy'umuntu wahohotewe nkande. Ni ukuvuga ngo victime ni Kagame na guverinoma ye, ntabwo ari umuntu wanditse mu bitabo. Kuko niba bavuga bati twebwe uyu muntu dushobora kumugira whole, tukongera tukamusubiza ubumuntu bwe, ndavuga ngo nibo babumwambuye. Ariko tekereza kujya ukababwira ati naretira dosiye ye, ziriya case za rape zose, biriya bintu akurikiranyweho, turahita bidisappearing aho kandi. How do you do that? Ubikora gute iyo case ko atari wayireze, ko atari waje muri immigration ukavuga ati giye guverinoma y'u Rwanda narahohotewe, nafashwe ku gitsina, bityo rero ndasaba amafaranga ya roza ya y'indishyi. None uravuze uti okay, reka dosiye ya immigration yawe hasigaye ziriya case zose, don't worry about it, ntugire ikibazo. Donc message, the devil is in the details umugani. Nababwiye ni ubu Gasana agiye kuri mikoro akavuga Kagame ubu koko iyi ni invitation yatanga, awisha azavuga. So jewe ndibaza ko n'ibindi bizaza byingikana. The worst is yet to come. Donc ibiri inyuma y'ibi ko navuze ni yamutangatanze of course. Bugande dosiye murayizi, Kinshasa batangiye kuvuga ati okay anko yarabikemuye, yajya kumva noneho Kinshasa nayo ngo yahageze. None se umunsi bavuze bati okay nayo nasohora yindi ifoto rero kumwenda tuvuge nawe uhuruda cyangwa se ndayishimiye, bizagenda gute se? Cyangwa se yenda mukabona haje yenda ni yasuruhu n'ibindi tutazi, cyangwa se ejo ugasanga facilitateur wa amasezerano iyi fede route ya Angola Lorenzo, cyenda ugasanga nabwo hari ibindi. Wajya he? Kagame ikintu atajya asobanukirwa nuko ari wa mugana abanyarwanda bavuga ngo burya si buno. Yabaye yabimenyaga akavuga ati burya si buno, uyu munsi yacisha makeya
yacisha make kuko nako gasomborotso nuko kwigira gihangange. Reka nkubwire, uko uzakomeza kwikoresha ibyo bintu Kagame, niko uzagenda wiyereka abo bantu bamenye bakumenye yuko burya uri balloon. Sinzi uko twabiganiraga kare bijyanye n'ibi bintu biriho bibera mu karere n'ibyo Kagame arimo gukora. Ibi bishobora hari ikibaluni kibyimbye, ariko harabura akantu kugira gutya gusa gupoking maze kikabasting. Ibyo ndabibona kandi ndabibona neza cyane. So ibintu rero bishobora kuba biri wose nabishyize muri titre yendi bibi birenze ntibirazi. Sinzi icyo Kagame arimo yishingikiriza cyangwa icyo atekereza ko ngo noneho iriya paniki iriya ntabwo byihishe. Jewe ndabikunda ku ruhande rwanjye kubona ukuntu yabuze hirya no hino arimo arajya gutya, ari nk'abandi bantu bari abasirikare bakuru bavuga bati you know what, uyu mugabo burya byahindi byose yadukangishaga ntacyo ari cyo, ni umunyabwoba uteshwe akavuga ati umukecuru imyaka 80 akagira iyo paniki. Ariko nkatekereza no kundi ruhande, eske mwabagabo no muri FPR mwe niba ari muri abagabo mutekereje mukavuga muti okay, bira bintu Jean Paul avuze nukuri, niba atabeshye yenda mukavuga muti niba atabeshye birashoboka ko yababeshye, ariko niba atabeshye eske twege turi safe? Turi safe? Sinzi impamvu abantu badahumuka batagira amaso, kuko ingero zirahari nyinshi cyane. Ariko Gasana we kaye iri unique kubera ko uretse no mu kazi byari birenze bikajya na hafi cyane. Dosiye z'umwana yenda zo nibyo bintu bya DNA cyo tuzi yenda igihe kigera izo manza zajya mu manza mbonezamubano kwenda byo kumenya paternity y'umuntu. Ariko ibitari ibyo murebe closeness cyangwa murebe ibintu yamukoreye ku giti cye nka ambassador cyangwa se nk'umuntu wamubaye hafi. Kagame mwatekereza ko agira afite akantu really mu mutwe kumva ko afite akomeye cyane, aranaliza situation yose akumva arayisobanukiwe. Noneho namenye ko nkuko yabyivugiye abantu bose babaye ibifobagana, avuga ati mwese habure n'umuntu wamagana ikibi cya mbere nicyo ngicyo bagombye kubwira, you know, akabwira ati mwamagane ibi bintu, hakabura n'umuntu n'umwe umuntu yakoze akavuga ati niwe yatumaga muri ibi, niwe wamukoreraga ibi, niwe wavuganaga n'abo bantu be, niwe ntumwa yari nkari ntumwa yihariye. Ureke birabyo bavuga ngo ni ibya Busingi, excuse me. None ubungubu bose baramumenye, bantu yamutumagaho bose byose baramubaza ati mwapfuye iki, byagenze gute? Cyanize akababwira ati n'ubu mukecuru bamutereye hejuru, bande barazira iki, yakoze iki, nawe se n'umunyapolitike cyangwa mwarajyanye se, byagenze gute? Batekada bakumira. So ntabwo nibaza ko ibintu birangiriye ahangaha, bizagaruka. Ariko ngiyi dosiye ya Ambasaderi Gasana Eugene, ifoto ye yaciye ibintu mu mujyi wa Kigali muri leta, muri guverinoma. Sinzi wambwiye ngo sinkayite leta, nzanyivuga guverinoma, sinzi itandukaniro ryayo. Ni leta reka giye mbishimangire kugira ngo ejo abantu bashaka kwitwaza ibyo batazavuga bati twebwe ntago twarimo, byakozwe n'abantu bari mu gatsiko ba guverinoma. No, iyi ni leta, bagomba gufata responsibility. Niba badasoma, niba bagira gute, bagomba kumenya yuko uru ruhare rwabo bazafatwa nk'abantu koko bagize uruhare mu gukomeza iyi leta. Mu ruhe rwego kuko ngo bizagorana kujya abantu nk'aba ngakenda. Of course ntabwo navuga ngo iyo habaye ibintu nk'ibi, obviously abanyarwanda icyo baba bashaka ni ukugira ngo haboneke amahoro mu gihugu cyabo. Ariko iyi ni leta, bigomba kumvikana ko ari leta, bimenyekana. Niba ari ikibazo cyo kudasobanukirwa na constitution ireba y'u Rwanda, niba ari ikibazo cyo kudasobanukirwa
na yenda na ikibazo cyo kudasobanukirwa n'amategeko yo kumenya ngo yenda job cyangwa se responsibilities z'akazi umuntu aba afite, ibyo ni ibindi nabyo ni ubumenyi buke, ariko ntabwo twabatandukanye. Bavandimwe rero, reka nsoreze ku nkuru yo muri Congo, y'umutekano cyangwa se y'intambara muri Congo. Uyu munsi guhera saa 5 imirwano yari yabereye, ntabwo mfite izina exact, ariko ni mu bice bya Zakirirwe. Habaye resistance ikomeye cyane, ndetse abo bitwa ko ari abasirikare ba Kagame bo n'aba M23 bariyo, bari baje gufashwa. I'm so sorry, Ndengeye Ingoma Bertrand, nijye wabyise nabi, mumbabarire cyane. Ni Ndengeye Ingoma, ntabwo ari Vuna Ingoma, kandi amakosa nkunze kuyakora buri gihe. So n'umuntu wabinyandikiye, wakoze cyane. Icyo nashaka kuvuga kuri iyi dosiye yo muri Rushinga cyangwa Kirorirwe, nuko habaye resistance ikomeye cyane. Nangiye kureba amazina yari ahantu bitankubitana n'iyi message. Ni aho hantu nashaka kugira ngo mbahe izina ryaho, aho barwaniraga. Reka ne kwirirwa mbijyamo, ni muri za Kirorirwe, ariko hari ahantu specifique habaye barwaniye cyane, bageze aho haze abasirikare baturutse muri Rucuru, bavuga ko ari special forces zaje gutabara, bakaza kurasana naho position z'abarundi zari zigenda. Tuzabibona ejo, niho bashobora kuzabivuga, ariko ni intambara yamaze cyangwa se kurasana byamaze umwanya munini cyane. Ubwo rero ndagira ngo ejo nzagaruke kuri ariya makuru. Ndiho ndagerageza kureba niba nabaha specifically hariya hantu aho iyo mirwano yabereye, nubwo nayo imaze kuba ni muhareke ndamvuge gusa ko ari Kirorirwe, ariko it makes sense ko nababwira exactement aho byabereye. Gusa iyi ni intangiriro. Kagame yenda keretse navuga ati you know what, ibyanjye byavanze, mureke nenda ncishe bugufi, ariko the worst, ibiri wose bizaza mu minsi iri imbere. Bizaza mu minsi iri imbere, kuko ntabwo azi ikindi gishoboka, ariko icyangombwa ni uko yabibonye ko atangatangwa n'umuntu utaravuze, ariko uyu munsi yareba activité uko bimeze none uko bihagaze, akavuga ati ibi it's unacceptable. Ubu nibwo hari bamwe nkuko bagiye babivuga i Kigali, bati batangiye kumenya yuko ngo ibintu bitameze neza na busa. Sinzi impamvu byabatwaye igihe kugira ngo babimenye. Ejo rero nzatinda cyane ku byo mu karere, nzatinda cyane ku byo mu karere. Sinzi ko nabasezeranira, ndashaka kugira ngo tuzumvikane igihe nzasoma ubutumwa bwanyu, ariko maze iminsi ntabusoma. Reka mbasuhuze kandi ndebe, yenda hari abantu bashobora kuba bankosoye. Hariya navuze Ndengeye Ingoma, aho ntavuze Ndengeye Ingoma nkavuga Vuna Ingoma, ni amakosa nkora buri munsi, ariko iryo zina nkunze kurikonfonda, ariko ndibaza ko benshi muri mwebwe mwamenye uwo navugaga. Iyi mikino y'abanyacyubahiro, Agnes, sinzi yenda icyo, reka ntabwo hari hagera se. Uravuga uti bazajye mu kibuga dushaka abasifuzi. Urashaka kuzaba umusifuzi? Abizi ko abantu benshi bahita nta musifuzi utabera mbona waboneka muri uwo mukino.
intambara okay. Intambara Agnes ndashaka kuzayitindaho ejo, ariko uyu munsi barwanye mu by'ukuri cyane mu bice bya muri Masisi, mu bice bya za Kirurirwe cyane, ariko ibindi yenda ndabona batanabyanditseho, ariko ndabizi ko byabaye pe, kandi ntabwo birahagarara, biraho buri gihe, sinzi impamvu, ahubwo yenda bitariho bigaragara muri za media hirya no hino, ariko ejo nzabitinda, cyangwa abantu bagiye muri weekend, who knows. Ntugahungabane rukundo, komera cyane. Nibyo urakomeza uvuga ngo harimo amabanga menshi, tumwe napfu ndaziruhutsa. Aha, uti niba bafitanye amasano bari butotezwe, abafitanye amasano, uti niba bafitanye amasano na Gasana aribo bari butotezwe, ntibagombye guhera kuri Nyiramongi n'umuhungu we. Well said, well said. Kimanuka nibyo navugaga ndevelopa muri iriya umubano, yewe n'umukobwa we ahubwo na Ange. Ndio ndibaza iriya mariage ukuntu baba banahohotera, uzi ko biriya bintu bigukurikirana, ariko ushobora kumbwira ko umugabo uwo muhungu Nkuringoma yumva ari aleze, mwumva ko atekereza ate, adashobora kugira icyo avuga ku muntu w'umutante. We na Gasana ubu ni abakazins, ariko akavuga ati ndapfira muri Nyagasani. Alala, ngo baragira ngo umuhungu adakomeza kurererwa kwa killing machine. Lavina we ngo arashaka guseka ngo abonye ifoto, obviously. Odile tuzanye ikirayi gishyushye noneho ndagira ne. Umva, nibaza ko kitarashyuha, bihorere. Nakohereje cya kiganiro wansabye. Okay, yes, arya, ariko wagishyize kuri telefone cyangwa kuri... Yes, I think narakibonye. Merci beaucoup. Ndaza kukireba. Wanzu waragipostinze kuri YouTube. Ariko urabona ntabwo nagikurikiye. Ntabwo ari Photoshop Lavina mu by'ukuri. Uti ndiho ndabariza ibifobagane, cyakora ndabariza ibifobagane. Cyakora nawe nuko bivuze neza kuri ho bariza ibifobagane. Yes. Ndi Kisekedi nagenze amaguru make. Uti Gasana ashobora kuba yaratumwe igihanga cya Kisekedi ngo yiyunge n'umwenda hamwe. None se Odile, ubundi uragira ngo Kisekedi izo riske we abatarazibaze? Perezida we anafite n'izindi, wowe yenda wakoresha ubwenge bwawe, ariko perezida afite n'ubundi buryo agenzura, you know. Yes, you're right, General Sumbiri. Iriya ntabwo smile ya Ange ntabwo ari fake, nibyo. Ntabwo ari fake na busa. Ni real. Ariko ni y'icyo gihe, of course, bariya bari yari proche cyane. Uti JP byuko Kagame yaroze sister wa Gasana ntacyo bivuga. Well, umva, ejo bundi nakoze ikiganiro mvuga ngo nushaka kumenya ukuri kw'ibintu, ujye ureba n'abandi basigaye uko babayeho. Njyewe sinshobora kuyihakana, ntabwo nshobora kuyihakana. Nabyo biragaragara no muri iyi myitwarire ya nyuma y'iyi foto yindi. None se ubwo mwebwe, njyewe najya guhakanira Kagame, urumva biriya bintu bidafite isano? Ubwo ndavuga ku gitekerezo cya First Lucifer Nyiramongi. Ntabwo nakwirirwa rwose mbishidikanyaho na busa. Jean Sumbigi aravuga ngo sindenganye Kagame, ngo ubwoba bafite ngo bufite, of course bufite ishingiro ubwoba.
Mm? Ya udetaye ntuza nyinshi cyane, agutwaye umugore utarangije, agutwaye kashi arangije yicaranye n'umuntu ushaka kwirenza, ibyo byose buriya hari n'iby'amafaranga se buriya wavuga ko yamutwaye he, ko ari iki, ibyo byo yenda n'ibindi ntawamenya. Iby'amafaranga sinibanza, ahubwo jye sinigeze numva ko yamutwaye amafaranga, ahubwo nabonye igihe Rushyashya niyo yandikaga ivuga ko ngo amafaranga yatwaye ngo ari aya Kabila. Sinzi rero ukuntu izo mpuhwe Kagame yari afitiye Kabila, ntabwo mbizi. R4 uti mukomere mwese ko mbona bitazoroha. Of course ntabwo bizoroha, rega nta cyubu cyoroshye mwa muvandimwe wanjye we. Ngiri Sekibi nta kuntu utahora wikanga, uwo ni Lucifer, first Lucifer nako Nyiramongi. Gatore komera cyane, ndagushuhuje cyane. Lavina we aracyafite kwibaza uti yageze kwa Faci ate yagiye mu biki. Of course Kagame nawe nibyo arimo kwibaza icyo kibazo ufite Lavina. Nanjye ino foto ya Gasana ngo yanteye kwibaza. Is it kubaza ati what is it my dirty mind? Ngo Gasana yarikingiye inkuba ngo nyibajeho byinshi pe. Well reka nze tuzareba mu isi iri imbere, ibyo byose Kagame azabona n'ubundi butumwa byanze bikunze, kuko nibaza ko Kagame nawe regarara yajisa muzi ibintu yakoze. Uyu nguyu nyine yabonye ko sefini ni nka declaration ko it's over, bazajye muri ring bigira inzira bano bagabo, ubundi ngo kurukuru y'ibyabiveho ni Panorama TV. Ni gukunda u Rwanda abanyarwanda cyangwa guhangana na shebujeje nashatse wowe uko yabikora kose K. Donc niba buriya abantu bose igihe kiragera nyine, igihe cyabo kigeze. Of course ntabwo buri muntu niwe umenya igihe cye. Ntabwo wamenya Paul uti ujye sawa Pablo nakubonye. Mugerageze kuntaginga, muzi ko komantere zanyu zose zari zishije cyane. Bless Princess nayibonye, message nayibonye. Ntaho guceza ceceka, igihe kizagera. Ariko first Lucifer Aminosari nawe nagushuje, mukomere cyane kandi muntegereje. Ariko uzi ko ari byo banza tumenyere byandi byo guhita dukubita tubangura. Ati none nongeye inyongezo koko Lavina blague zawe sinari nziherutse. Mathias Kiyago rwose akazi nakaguha kuko uri umu advocate cyane. Lavina ati foto ndahita nyishyira kuri profile yanjye ngo nyite ngo ni Faci Gasana. You funny. Ntabwo mubyumva, benshi bati ntabwo mbumva. Bless Prince sinzi uko byakugendekeye, nizere ko mwantaginze mwabavandimwe mwe. Uriya ni Gasana na Faci se Dunia Bahati JP weekend yarangiye ngwino. Biranshimishe ko bamwe batari bayibonye, ko hari nk'igihe ubona ibintu byacicikanye ukavuga uti buriya abantu benshi babibonye. So it's good ko Bless Princess atawi. R4 mukomere rwose.
uti JP twemerera umunota umwe wo guseka double ndenda guturika. Yes. Mutubwire Kaga ngo bamututse ngo ngo Kaga faga you. You are funny Lavina. Wongereho ko ari Payani mu byubahiro ariko se badi ko Gasana. Zimwe Kagoma hari message zanyu zimwe zirimo just first Lucifer avuga ati JP sinaherutse Gasana ari under federal protection ko no muri US atagaragara koko yajya muri Congo. Well, iyo bya federal protection sinzi icyo bisobanuye. I don't think bivuze ko waba ari waba wenda uri umunyururu. I don't know. Ntabwo icyo bivuze. None se wabwirwa n'iki? Cyangwa uti GPS yabishaka gukoresha Gasana kugira ngo ibafashe guhirika mafi ya Kigali. First Lucifer urashaka kuvuga ko Gasana ari we mushesha kanguhe Nyiramongi Tetemwaku. Igifobagane gikuru tibasanga ari yase yamwohereje guhura nawe. Ariko Nyiramongi disi utereye ku ngoma ya Habyarariye giye kuya Kagame none ya Rusesa ndabona aho bukera ari buyimanjeho nayo. So ubwo muri make General Sumbeye uri mu ifoto kandi ngo ntuzi ibyo urimo. Oya, ntabwo ariko navuze General Sumbeye, navuze gusa ko ntari authorized kuvuga ibyo ibijyanye nayo. Donc ntago mbifitiye uburenganzira, ariko ubifitiye ndizera ko tuzamubona vuba akaza kubitubwira. Ko nshobora kuvuga ibi nakabivuga ukunda akavuga ntabwo ariko bimeze, ntabwo ari byo rwose. Ndabizi ibyo narindimo, ahubwo nuko gusa ntafite ntari autorize kubivuga. Duhetse amariyo foto muri benshi. Dunia Bahati niyo ngiyo. Ntabwo navuze ko ntazi ibyayo, niko navuze. Really Lavina, iyo bintu ndumva muriho muri mwege mu ntuburira kweri. Mbivuze muri statement ntoya ni ukubera ko nzi ko yaciyeho. Nge nanze kugira ngo nze aha ngaha mvuge bindi, kandi ayo mafoto nabonye ariho ari ngo bariho bayipostinga hirya no hino. Ndavuga nti okay, let me be fair, babwire ko izaza tuzayivugaho nayo n'ababishinzwe. Ntabwo ufite autorisation kubivuga. Jacob Ryamukuru uti nge ntekereza ko Gasana y'abakorera lobby ikomeye muri za zindi zashwanye na K. Igitekerezo cya Jacob Ryamukuru. Lucifer, first Lucifer ati uti nta nubwo uti JP Gasana nta nubwo yatebeje ishati. Urabona ko ari umuntu bari basanzwe bavugana. Aho turemeranya first Lucifer ko urabona ukuntu bari relaxinze rwose. Amahirwe kuri mwese. Yes, thank you. Yeah, nibyo rwose navuze ko ntari authorize kubivuga rwose, ariko bizamenyekana. Ngo ariko yanabonanye na Kabila, kandi uribuka ko Kigali basaze bagasize. None se umugani wawe Jacob Ryamukuru barashaka iki? Ese ubundi iyo umuntu aguhunze kabirangiye, then ushaka iki kindi? Niba umufite mu gihugu cyawe mufate neza, ariko namara kuguhunga ntabwo bakiri uwawe. Ryamukuru ngo byarimo gucika. Nizere ko oh my gosh. Didasi bwari kera ngo nukugira ngo turwaze Paul umutwe ngo nta byabaye. Really? Umva bwari kera.
icyo kibazo ndashobora kuba ufite n'abandi mu gihuje, ariko icyo nakubwira ni uko biramutse ari byo nk'uko mubivuga, uzi umuntu wa mbere waza kubinyomoza ni Perezida Tshisekedi, apana yenda we ku giti cye, ariko ofisi cyangwa nawe byarabaye igihe bamugerekagaho ibintu bya FDLR, baravuga bati ok turakora itangazo bavuge ko ibintu ntaho bihuriye. Didasi rero bwari kera, ndibaza ko ushobora kuba wibeshye ari wowe. Bibaze ngo nahuye na Gasana ariko sinarenzi ko mpuye na Gasana, ba bukudwazo baragwira. Oui Lavina, biriya bintu ya arabyandika no kurwandika ati narenzi ko ari Gasana twiganye Ntare. Ntabwo ibyo ngiye we bijyamo we byaba birashekeje cyane. Okay, thank you General Sumbirigi, uguhise ugisubiza. Jean Claude Habimana uti kamera ifoto ya Tshisekedi na Ambassador Eugene Gasana ivuze byinshi ukurikije akanyamuneza ka bombi mu ifoto. Nyibukije ifoto ya Colonel Patrick Karegeya na President Kikwete. Yes, nyibukije ifoto ya Patrick Karegeya na President Kikwete. Okay, abo ya ntabwo nayibukaga, urakoze cyane Jean Claude Habimana. Ariko ubundi kagapfiki na Gasana ndavuga ikindi kitari uko ndagenda Gasana narakwemeye, akandi kaba kari mu bugome bwo kwica. Tuko byagenda kose ntabwo yajya kugambanira Paul kwa Felix, ni rya mukuru nako ni bwari kera, naho rya mukuru ati yasanze ari umusore mwiza cyane uri smart. Ngwiki nk'umukecuru wa Gasana yajya kubona akabona dime zinjiye ari guteka zigatera ibintu hejuru ngo nabo babonye Gasana ku ifoto. Yeah, that's exactly, wagira ngo ahubwo wahabonye. None se umuryango wa Gasana iyo bakingiranye cyangwa bakabajyana muri gereza bagenda barimo kubabwira ko bakoze iki? Ngo barazirikanye. Yes, ibyo ngibyo urabizi biri mu bindi bihugu twavuga ngo abantu ngo basaze, ariko i Kigali ushobora kumva ukavuga ati ibingiye mbona Kagame. Ndengeye ngoma Bertrand, merci beaucoup. Cheusi Kabakura Jean Bosco, merci beaucoup Cheusi, komera kandi yagusuhuje, ntabwo ari vuna ingoma. Merci. Mike Rugigana, mwegereye nanjye nicare nihera amatwi, tindagusuhuje. Aheruka kubura sasa yambwe i Kigali hari hacunzwe bidasanzwe. Buriya bandikaga KG. KG uyikura he? Ni Kevin Garnett? I hope so. KG yari one of my favorite players wa basketball hangaha Boston. Yeah, buriya bandikaga babikoze ni nkuko kwa byari biri kwa ba Joy wa Rwigema. Yitwa Alice, baramuroze niko First Lucifer bikwandikiye yari n'umuntu wabikoze ikiganiro. General Sumbirigi to Beltrase yakumva iki? Akumva iki? Exwe bamuciye umutwe none ngo rajya kwibaza umukecuru isazi. Wa General Sumbirigi cyangombwa duko ntabwo bivanaho relation ifitanye na Ange, kandi babigize ibanga uza famille kuvuga urupfu rwe. Ngibyo First Lucifer. Mike, reka nsuhuze Madamu Ambassador Gasana kuko twarakuranye ngaho. Mike rero kamera tetere wacu Agnes Kamanzi. None se izere ko yakumvise ko hari abazamugezaho ubutumwa. Jepe urwango kuri extended family ntabwo ari FPR ahubwo ni Kagame only, ni Blessed Princess. Okay, well none kuki babijyana hariya? Jacob rya mukuru ndabona nawe bakangura gukora like kimwe na muri na Kiyago, urakoze cyane gukora like. Ntabwo bihuye, c'est vrai. Buriya rero abo nabari muri live chat
buriya rero Jack bujya mukuru ntuzajya ubona nk'abashobora kuba ba Kigali bahicaye bo ntibashobora gukanda like baravuga ngo baradupromoting kandi ntibashobora gusiba bamwe. Ariko mwambwira iyo Kagame ari kwiruka muri izo manza z'urudaca yishyura amafaranga akuye mu mifuka ye ngo iki Agnes nawe urabivuga cyangwa none imisoro y'abanyarwanda ihahombe? Of course imisoro biri kubaza. Thank you for ba muri giki bamuciye inyuma ko yakoze iki mana nkumbuye kambana ngo aze ajugunye kaga mu bishokoro Tiago ndumva rwose cyifuzo cyaba atari cyawe wenyine nanjye nibaza ko igihe tumaze iminsi tamwumva hopefully tuzamubona aze amujugunye mu bishokoro. Beautiful nanjye nagusuhuje ndabona Gasana yatumwe na Jeannette Gusegedi ya Padre yibona tamenye ariko Gasana ngo ntabwo yagiye ngo Jeannette atabizi uransekeje noneho nawe empathy. Bavandimwe murimo kumvira hasi y'igitanda mukore like ntacyo bibatwaye. Wanyumvise se ndiho mvuga ko harimo n'aba Kigali First Lucifer? Unbelievable. Kalemieri 6 maze igihe nyererwa kubera akazi kenshi ariko bro cyangwa brother JP ndagukurikira cyane. Urakoze cyane Kalemi. Urumva nanjye hari igihe nkerewe ngo ngutegereze ariko ntuze. Urumva rero ko ushobora kuba warasaba imbabazi abagenzi bandi baba baje ku gihe ngutegereje. Gasana ntabwo azigera avuga kubera umuhungu afitanye na Nyiramongi. Kubera iki? Ahubwo yenda niho yavuga. Azirya bimara, you right. Uti Gasana agende vuba navuga ngo Miss zayifotoranyije na Amakuru atuzanira amafoto. Se nk'ubiki cyifuzo cyawe kibaye impamo. Change revolution ikomera cyane ramba sugira kandi. Yakoze Bless Princess. Murabyibagirwa ko turi muri chat ibiganiro live. Cyarangira tugacaho twiruka, you right. Kandi za YouTube zabaye nyinshi cyane. Ulti don't Google when you talk about that son. Onesumbirigi. Bigo. Jacob irya mukuru ati nese DNA ntiyabyivugiye muri Jeune Afrique. Well, yes, bavuze ko yakoze DNA, yarabyivugiye muri Jeune Afrique ko itazi no kumenya eski yo DNA yayikoraga kugira ngo bigende gute. You right. You famanga please. Ntabwo ari leta ni mafia ni First Lucifer nibyo. Mafiosos rwose. Yep, nibyo beautiful. Gasana ni umugabo ni nawe watinyitse Kagame abyarana Nyiramongi. Muri make Kagame nta mugabo murimo buriya ari icyo Nyiramongi yamugaye kandi nta murenganya kagasa umugabo n'igifumanga. Yoweri Museveni igifumanga gikuru cyane. Minosali General Sumbirigi. Okay, uti guverinoma ni leta ni igihugu twe ntituvuga. Okay, ntimuvuga leta. Ese ntabwo nibaza ko First Lucifer wibaza ko kutavuga ari kugira ibanga, kuko kuvuga Gasana kuvuga ashobora kuba twebwe twakumva bitunejeje tukavuga ati yavuze ukagenda ukaryama ukavuga ati mwumvise ibintu yavuze mu bisinzwe, ariko strategically nabwo ushobora gushaka ugasanga nta nicyo binagenda bimaze compared to kubyo yenda nko kujya no kwifotoza atavuze ijambo na rimwe. None se niba yaragiye kwifotoza nako yabonanye na Museveni bagafunga imipaka par exemple, ibi ngibi ntabwo tuzi nibwo bikiba, yenda impact yabyo ntituyizi. Ariko ubu ushobora kumbwira ko ashobora kuvuga bareba bakamwinyura akavuga ati n'amatakira ngo yaravuga ni ibyangombwa arimo gushaka. No, giye kuri ibyo ngibyo ntabwo tubyemeranye. Hanyuma TJP uti
ndabona ikibazo cyawe gihuje na Jacob Ryamukuru first Lucifer ngo silence ya Rusesa ntabwo igutera kwibaza nta nabusa rwose umuntu twaramutabarije none havuyemo adutaye ku rugamba yaba ujajinze vuba cyane cyane gukora determination ko yabataye ku rugamba yewe nibaza ko ntabwo haracyari kare cyakora iki kintu uvuze yenda cyatuma dukora tubaza niba afite gahunda yo kuzaza akagira icyo avuga ariko ngewe nubwo yamara n'andi mezi angahe hari ahantu avuye wo kagira imana we akwiriye kubanza agasubiza ubwenge ku gihe biriya bintu urabizi ko uyu munsi nonaha first Lucifer ndetse na Ryamukuru ubungubu uramutse yewe ndibuka mvuye i Kigali maze guhunga namaze amezi agera hafi kuri 6 cyane mu mezi ya mbere mbona ndi mu makamyo ya military police simbuka ariko buri gihe nazisimbutse nazipanduye bagufasha ubundi nkarota nagezeyo nkisanga ariko ndiho nshakisha ukuntu nsohoka n'ubu ngubu yaracyafite ari amakoshe nightmares ndakurahiye reka mumureke tumuhe igihe yenda azaza ariko gihe ntabwo nibaza ko ubu twavuga ko yaba yaramaze yakererewe wapi keretse ari umusifuzi ukoresha Soviet style akarubasifurira Africa Monitor yavuze ko ngo Kagame failed to set up the red line now that guy is once more going to score the thin man arakora reference kuri Eugene niyo yasuhuza abanyamuryango b'ishyaka rye ubu ni Jacob Ryamukuru ndibaza ibyo ngibyo bizaza Karemi nduvuga ngo urasubiye ariko nakubonye hejuru Louis Kizu ukoze commentaire nziza nari natekereje ko nzabiganiraho mu minsi iri imbere uravuze uti nabonye ifoto y'abajenero i Kigali na Kayonga na Nyamvumba bahamagawe ariko Kayonga urabona akonje yewe nta muntu udakonje wowe ufasha umuntu umugize imbwa uramusuzugurije umugize gute urangije umwicaje hariya yamuhaye ambasade ajya avuyeyo n'ubundi arongera aramusuzuguye so of course Kagame biriya bintu n'ubushenze ariko niko abigenza aravuga ati bo niho buriya biriya ababikora atari kuri Kayonga bikorera ahubwo bikorera abandi bareba Kayonga aho bavuga bati niba ashobora gutinyuka akagira Kayonga wabaye chief escort we kuriya wabaye hariya muri sende wakoze ibi ni abandi bo azatugenza ate nta kina yes biriya bintu ni ikiganiro gikomeye Louis kiza nako uzandike tuzakiganireho kuko kirajyana yenda tuzagikora ibiganiro biri bitari ikiganiro cyihariye ariko bikwereka nyine uburyo Kagame ari ahantu habi cyane aho atangiye kwibaza niba mbese agasanga avuga ati ndashaka buri muntu wese wasavinze biriya byose bisura intambara bigaragaza nyine ko akeneye umuntu wese w'intwara muheto no kubwira ati yep mushobora guhamagarwa igihe icyo ari cyo cyose yani imyiteguro ikomeye cyane rucunshe ya kabiri raje Globe Trotter someone fill me in about what's being discussed here please yeah biragoye Golf Lima it's very ntabwo nibaza ko twasubira inyuma do you mean you do not speak the language we are speaking cyangwa urashaka kuvuga ko maybe you late are you trying to say that you are late therefore you did not follow the conversation and you want someone to tell you what we've been talking about, or does that mean, do you mean
that you do not understand the language and you're curious about what we're talking about, let us know. Maybe first Lucifer yagufasha. So go Flima sinzi niba ushaka to fill you in about regarding, to give you a summary of what we're talking about, because it's a foreign language to you, cyangwa se, or if it is because you're late and you want to know what we've been discussing so far. So go Flima, tell us what you mean, and then maybe someone will try to fill you in. Okay, Africa Monitor. In fact, down for Felix, CD should meddle more in Rwanda politics. Tired to see CD being dragged in matope by Rwandans. By the way, hari umuntu wambwiye ngo tugira ngo ibintu bya ngo tugira ibintu bya ziriya za CC za caption, close caption, twa bintu byandika amagambo yanjye mu rurimi rw'amahanga. Ntabwo ari igihe wabisetinze uba ushaka kugira ngo bigusobanurire, ariko ngo translating things mu buryo ntabivuzemo. Gisire Beni, mukumbuye Dr. Kambanda, ubutumwa ndaza kubutanga vuba cyane. Umushesha akanguye, uramuzi? Numvise Karemi, numvise of course Pamagayana. Africa Monitor should even think, Congo should even think about creating more Mwangachuchu in Rwanda. I hear you. Gisire Bene, dukumbiye future y'Abanyarwanda, President w'urukiko rw'ikirenga Dr. Kambanda azabitubwira byose, mureke amaranga mutima. Ni Gisire Bene, turamutegereje, ubwo mutumwa ndaza kubutanga. Joanna Mandine, ongera dushireho ifoto kubera ko Mandine, kubera ko ibintu byagiye hari ibyo ntasomye. Ntabwo nakongera gushyiraho ifoto, ntabwo nakoresheje zoom. Joanna Mandine, ubwo niba utayibonye urayibona ari uko ikiganiro, yenda urayibona kuri YouTube. Uramutse ukanze iriya link y'iki kiganiro, nicyo kintu cya mbere ubona. Maybe I should have yes, zoom will be better. Nzashyiraho amafoto, nzakora ikiganiro kindi. Rega nzagaruka Mandine, nzagaruka vuba cyane, kuko nawe you see what is going on muri iyi minsi, kuko iyo ibintu nk'ibi bibaye aba ari banze twe dukora izi news, ariko ngomba kugaruka nkabafasha kugira ngo dukora analysis, noneho twakoze n'ibintu byitohoza n'ubucukumbuzi. Africa Monitor, what if Rusesabagina also meets His Excellency Felix? Exactly, and it can happen. So watuvangira jeriwe nzamamaza, ngo wituvangira jewe niwe nzamamaza. Abo Gisire Beni, yes, abo Odile nwabuze ko ashaka ko ari we azamamaza kugira ngo abe perezida. Odile, urabona ibyo ngibyo, nizere ko ibyo uvuze atari kubyumva. Africa Monitor, but that's fine. That's harya umugani ko ari umuntu yiha, ucyo wiha bikeya, umugani wawe. Africa Monitor, Gasana made the baby. Reka negusaba message yose Africa Monitor. There are speculations, it might be zishobora kuba zifitanye isano, nzabigarukaho. I think it was the meeting of Central African Community. Muri Africa Monitor, Global Social, umuntu nibwo ashyira muri genome agomba gufata ikiruhuko akamenya aho umuyaga ugana. Guhubuka ntabwo bigeze abantu kure. Global Trot, ndumva tuvuga rumwe. Barik Augustine, mbese tubona Kagame tuzamubasha?
iyo ni opinion, urabaza igisubizo kirimo opinion, igitekerezo cya Bariko Augustine. Hanyuma ifoto nayikoherereje Louis Kiza, merci. Here we go. Iriya foto inyibukije agarura inyumba na bakarenzi kandi bari bagiranye, yarabaciriye mu bukene. Yageze aho abasaba arakatsindwa n'Imana. Saba uwo yimye Kagame ni fake cyane. Bariko Augustine ati buriya Kagame ntabwo ari wenyine, niwumva Kagame ujye wumva Museveni niwe wayogoje aka karere. Hanyuma Berton Kambule Bagumya uravuze uti General z'ibifofamanga ni kuri abafatwa, ubu Kayonga asigaye atanga ibiganiro mu mudugudu wa Vision City. Oh my gosh, urabeshya. Ibaze Lieutenant General ariko kuganira mu mudugudu mu gihe Sumbi rigirirwa aroga urubyiruko. Bose ni kimwe nyine urumva, kandi bose barakoranye. My good people, reka nze nsoreze ikiganiro cyacu ahangaha uyu munsi. Mwakoze kubana nanjye, I love you all. Naho ubutaha na hejo nako ntabwo ari kera. Yes, ibyo mu karere birimo gushyuha. Hopefully mu minsi ya vuba Kambanda azadusanga maze tuganire. Reka rero mbasezero kandi mbashimire, mugire ibihe byiza bavandimwe, ijoro ryiza. Yes, bye na hejo.